Urashaka kuba umworozi w'inkoko ariko ukaba utazi ngo itandukaniro ry'inkoko ni irihe, cyangwa se mu mahitamo yawe wabuze ubwoko bw'inkoko wahitamo mu moko y'inkoko agiye atandukanye. Twavuga nka saso, iza burawuni ndetse na broilers. Akaba arizo twibandaho kuko ni nazo nkoko akenshi zikunzwe kororwa n'abantu benshi. Iyo tukivuga ano moko dusanga ari mu byiciro bitatu. Saso tuyisanga mu cyiciro cya mberabyombi. Buriya saso, amakoroyirazi na tetara akenshi zibarwa mu cyiciro kimwe. Twarangiza tukaza kuri laya chicken. Ubwo laya chicken ni inkoko zagenewe gutanga umusaruro w'amagi. Twavugamo nka iza brown, highline na white watch. Tugasangamo ndetse n'izo dusanga mu kindi cyiciro zitwa broilers, arizo twita inkoko z'inyama. Muri iki kiganiro rero tukaba tugiye kurebera hamwe byimbitse kuri buno bwoko butatu bw'inkoko, ndetse tunarebera hamwe ubwoko bwiza kuri wowe ushaka korora ariko utarusobanukiwe itandukaniro riri hagati y'aya moko y'inkoko uko zigiye zitandukanye. Nk'ibisanzwe muri hano ku isoko y'ubworozi, ndetse mukaba muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien. Ukeneye kujya ubona video zigiye zitandukanye twakoze, wakora subscribe cyangwa se ukadukorera follow kugira ngo video tuzatubahereza umunsi ku munsi utazajya ucikwa n'ayo masomo agiye atandukanye. By'umwihariko rero reka duhite duhera kuri no saso ndetse na broilers. Ujya ukumva umuntu arakubwiye ati ndashaka gutangira ubworozi bw'inkoko ariko ntago nzi ngo ndibuhere kuzihe. Mwatubwira icyo umuntu yaheraho. Mbere yuko tujya muri buno bwoko bw'izi nkoko nyirizina, wowe ugiye guhitamo ubwoko bw'inkoko worora ariko ukaba utazifiteho amakuru, ikintu cya mbere urabanza ukamenya ati ese inkoko ngiye korora nzikeneyeho inyungu y'ubuhe bwoko. Inkoko zigira inyungu zigiye zitandukanye. Hari izo dukeneraho inyungu y'amagi, tukagira izo dukeneraho umusaruro w'inyama. Ubwo aho duhita dufata broilers. Ubwo kuza amagi duhita dufata iza brown nawe se highline. Twajya kuri wa muntu noneho udafite na obusiyo n'imwe muri zino zombi, ahita afata mberabyombi ikazamuha amagi ndetse ikazakenerwaho n'umusaruro w'inyama. Kuri iyi ngingo rero ujya kumva umuntu arakubwiye ati ngeneye inkoko, korora inkoko z'amagi. Reka turebe itandukaniro rero riri hagati y'inkoko ya saso ndetse na broilers ndetse na iza brown. Reka duhita duhera kuri saso na iza brown kuko zombi ari inkoko zitera amagi. Kaduhere kuri saso. Saso nk'uko muri kuyibona hano ni inkoko iba ifite ibara rijya kuba nk'umuhondo cyangwa se umutamu nk'uko murimo murazibona. Akaba ari inkoko akenshi iyo urebye ijya gusa n'inkoko ya iza brown, ariko zigatandukanira ko iza brown bifitemo utubara tujya kuba nk'umweru, by'umwihariko ku gice cy'inyuma ku murizo no ku mababa. Si umweru ugaragara ariko haba hererutse ugereranyije n'ikindi gice cyayo. Ikindi, saso iba nini cyane ugereranyije na iza brown kuko saso mu busanzwe twababwiye ko ari inkoko ikenerwaho gutanga umusaruro w'amagi ndetse n'umusaruro w'inyama, mu gihe iza brown yo itangwaho umusaruro w'amagi wonyine. Saso rero akaba ari inkoko mu kuvuka kwayo yivutse bitwara amezi 4 n'igice kuri 5 kugira ngo itangire gutera. Reka duhite duhera kuri saso nyirizina. Saso akaba ari inkoko nk'uko twababwiye ishobora kuba yakenerwaho umusaruro w'amagi ndetse n'inyama. Ku musaruro w'amagi, saso ku mwaka iba ishobora gutera amagi abarirwa hagati y'180 na 200 ndetse na 230 gutyo, ntago akunze kurenga aho ngaho. Akaba ari inkoko ya saso yitaweho neza, mu gihe inkoko ya saso akaba ari inkoko nziza kuko isake yayo ibasha kuba nini, ikaba yagera mu biro 5, ibiro 7 n'ibiro 8 gutyo. Naho twajya kuri iza brown akenshi ziboneka ari amasake, ari inkokokazi gusa, ntabwo zijya zigira amasake. Iza brown zo iyo tugiye gukenera icyororo tuzitumiza hanze twifashishije Uzima ndetse na Agrotech, nizo company zimenyerewe cyane ko zitugezaho zivuye hanze. Naho saso yo no mu borozi bagiye batandukanye babasha guhana icyororo kuko
usanga bafite amasake yazo n'inkokokazi zazo nyirizina, bivuze ngo baba babasha kuba bazibangurizanya hagati yazo bakanazituraga. Iyo niyo saso nk'uko twabibabwiye. Saso akaba ari inkoko yoroha kuyorora, akaba ari inkoko ishobora kororwa kinyarwanda cyangwa se ukayorora kizungu. Ni ukuvuga ngo akaba ari inkoko nziza kuri wowe aho waba utuye hose, haba mu mujyi nangwa mu cyaro, ubasha kuba wayorora bikagukundira. Iyo ni saso turimo turavugaho. Ngira ngo mwagiye mwumva byinshi birambuye ku nkoko ya saso. Reka tuvuge kuri Iza Brown. Iza Brown nayo ku mezi 4 n'igice na 5 iba itangiye gutera. Gusa aho itandukanira na saso ni uko Iza Brown kuri ano mezi 5 itangiye gutera, ku mwaka iba ishobora gutera amagi abarirwa hagati ya 280 na 320, ashobora no kuba yarengaho bitewe na buryo ki uyitaho. Ni ukuvuga ngo Iza Brown aho itandukanira na saso, ishobora iyo inkoko izi gutera, haba saso cyangwa se ino Iza Brown, iyo igeze mu gihe cyo gutera iri muri laying period, saso iba irya ibiryo bibarirwa hagati ya garama 120 n'170, mu gihe Iza Brown yo iba ibarirwa hagati y'100 n'130 garama iba igomba kurya ku munsi. Urumva ko Iza Brown irya ibiryo bikeya ugereranyije n'inkoko ya saso. Zose zitanga umusaruro w'amagi, ariko saso zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'inyama icyarimwe, mu gihe Iza Brown zo tuzikeneraho umusaruro w'amagi wonyine. Ni ukuvuga ngo rero inkoko ya Iza Brown iba ishobora gutera amagi menshi cyane ku mwaka ugereranyije n'inkoko ya saso. Tukajya ku nkoko rero ya broilers. Broilers ni inkoko z'imyeru, ni ihame zo mu busanzwe ziba zifite ibara ry'umweru, akaba ari inkoko zizwi nkaho ari iz'inyama, n'ubundi tuzikeneraho umusaruro wonyine w'inyama, mu gihe dusangamo ndetse n'ikindi gice cyazo cy'inkoko z'umweru zitanga amagi, ariko by'umwihariko inkoko z'inyama aba ari inkoko z'umweru. Akaba ari inkoko nziza rero nayo ku muntu ukeneye kujya azikuraho umusaruro w'inyama cyangwa se ufite isoko ryajya rimugurira inyama, akaba ari inkoko wahitamo, kuko ni inkoko ikura vuba mu gihe gito, kuko mu mezi 2 yonyine iba igeze igihe cyo kubagwa. Amezi 2 ivutse, ni ukuvuga ngo kuva ku munsi wa mbere ivutse kugera ku munsi wa 45 iba igeze igihe cyo kubagwa. Muri icyo gihe iba ifite guhera ku biro 2 kuzamura. Ikigera ku biro 2 iba yemerewe kuba yabagwa. Urumva ko iyi nkoko nayo ni inkoko nziza kuri wowe wifuza gutangira ubworozi kandi ubikora mu buryo buri kamanco cyangwa se bw'ubucuruzi. Kuri wowe rero wajya wibaza ati ese nahera kuki mbitamo ubwoko bw'inkoko ndi buze korora? Ngira ngo iyi video igufashije kubasobanukirwa inkoko wakorora. Nk'uko nabibabwiye, hari izindi nkoko dusanga mu Rwanda nka tetra n'amakroilers ndetse n'izindi. Izo zose tuzibarira muri mberabyombi. Nk'uko nakubwiye kuri saso, ibyinshi zibihuriraho na saso, uretse ku miti n'ingingo bigiye bitandukanaho gato, ariko ku bindi byose zihura na saso. Urumva ko wakorora saso, wakorora tetra, wakorora kroilers, izo zose ziri muri kategori imwe, ni mberabyombi. Urumva rero ukeneye korora inkoko bitewe n'umusaruro uzikeneyeho. Nk'uko nababwiye, ukeneye umusaruro w'amagi n'inyama cyangwa se utabifite muri business ngaho iri kamanco nyirizina, wakwiyororera izi nkoko za mberabyombi. Naho mu gihe ufite purpose yo kujya uzisaruraho amagi, wakorora inkoko za Iza Brown cyangwa se Highline. Hari n'izindi zitwa white. Ubwo izo nizo wahitamo ukeneye muri kamanco y'amagi, cyangwa se ukeneye production y'amagi, urahitamo iyo Iza Brown. Wowe rero ufite purpose yo kujya wicururiza inyama, uraza korora inkoko za Iza Brown. Uramutse ari ikindi kibazo usigaranye kuri ubu bwoko nk'uko tubivuzeho, uraza gukoresha comment kugira ngo nacyo tuzakigusobanurira muri video itaha. Yego, ndibagiwe ko sharinga ino video ku nshuti yawe y'umworozi cyangwa se ufite gahunda yo kuzakora uno murimo w'ubworozi. Muri video itaha ndaza kubasobanurira kuri zino mashini twifashisha mu gukora ibiryo ndetse no mu buhinzi. Hari abagiye batubaza ku bijyanye n'ibiciro byazo ziba zihagaze ziti. Ni imashini tubatumiriza mu Bushinwa, ubundi ugategereza iminsi 30 ikaba ikugezeho aha mu Rwanda.
harimo zino mashini zikora ibiryo nga paleti, hakaza zino chopa mashini, hakaza trigger zino zihinga n'izindi. Iyi mashini yose wakenera ikorerwa mu Bushinwa twagufasha kuyitumiza bikakugeraho mu Rwanda. Video rero turaza kuyibategurira, iraza kubikurikira iyi ngiyi. Akora subscribe kugira ngo video tuzatubahereza zijye zizikugeraho bitagusabye ko hari umuntu uyigusharinga. Kora follow kuri TikTok twitwa Isoko y'Ubworozi, YouTube Isoko y'Ubworozi na Facebook wadukorera follow kugira ngo tuzagicikwa n'amasomo agiye atandukanye. Wowe ukeneye imbuto ya Azora ni ikimera twifashisha mu gukora ubwatsi bw'amatungo, ingurube, inkoko, amafi ndetse n'andi ushobora kuba yakoresha. Ukeneye imbuto yayo rero nawe uraza kutwandikira kuri nimero 078 499 062 tukaba twaguhereza imbuto ya Azora. Ndetse nawe wari ukeneye igitabo cy'ubworozi kirimo imiti tukifashisha mu kuvura indwara z'inkoko, nawe uraza kutwandikira kuri iyo nimero, igitabo tube twakiguhereza. Igitabo kigura 10,000, ubundi tukakiguha kiri PDF ukacyempurima cyangwa se ukagisoma kiri kuri telefone yawe. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, mwari kumwe nanjye Fabien. Ciao ciao.